Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cy'umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Nimba ari bwo bwa mbere duhuye, ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku ngingo benshi ibibazo bitandukanye cyangwa se wumva amakuru menshi atandukanye rimwe na rimwe ugasanga ni ukuri cyangwa se ni ibinyoma. Tugiye kuganira hamwe ku ngingo y'imyororokere ku bakobwa, cyane cyane turibanda ku buryo bukoreshwa mu kwirinda gusama igihe habayeho imibonano mpuzabitsina idakingiye. Reka mbere y'uko dutangira ikiganiro byimbitse tubanze twibukiranye. Ese imyororokere ku bakobwa itangira ryari? Igihe cy'imyororokere ku bakobwa gitangira igihe ageze mu bugimbi. Akenshi bitangira hagati y'imyaka 8 na 13. Nubwo hashobora gutandukana imirire ndetse n'imiterere y'umuryango akomokamo. Kimwe mu bimenyetso gikomeye cyerekana ko igihe cy'imyororokere cyatangiye ni ukuza kw'imihango bwa mbere. Iyo umukobwa yatangiye kujya mu mihango, biba bivuze yuko intangangore zatangiye gukorwa ndetse zikanakura. Ndetse igihe icyo ari cyo cyose habayeho imibonano mpuzabitsina idakingiye, umukobwa ashobora gusama mu gihe ari mu minsi y'uburumbuke. Muri urwo rugendo rwose rw'igihe cy'uburumbuke, umukobwa cyangwa se umugore aba agomba kwirinda mu buryo bushoboka bwose kugira ngo yirinde gusama inda atateganyije. Aha rero niho bwa buryo bwa emergency contraceptive cyangwa se kwirinda gusama byihutirwa. Hano nibwo buryo bukoresha igihe habayeho iryo kosa ryo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe cy'uburumbuke. Contraceptive muri rusange ni uburyo cyangwa se imiti ikoreshwa mu gukumira gutwita igihe umuntu atiteguye kubyara. Hari uburyo bwinshi bwo kuboneza urubyaro, harimo ibinini, udukingirizo, implant, inshinge ndetse n'udupira two mu mura. Emergency contraceptive yo ntabwo iba ari uburyo bwo kuboneza urubyaro rwa buri munsi, ahubwo ikoreshwa nk'ubutabazi bwihuse nyuma y'imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se igihe ubwo buryo bwo kwirinda bwagize ikibazo. Tuvuge nk'umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina akoresha agakingirizo ariko karangirika muri icyo gikorwa, bityo bikaba ngombwa yuko afata emergency contraceptive cyangwa se bya binini birinda gusama muri icyo gihe. Iyi miti igomba gufatwa vuba cyane bishoboka, kuko iyo umuntu ayifashe kare nibwo irushaho gukora neza mu gukumira inda itateganyijwe. Abantu benshi bakunze kwibaza uburyo emergency contraceptive ikora mu mubiri. Iyi miti ntabwo ikuramo inda cyangwa se ngo ihagarike inda yamaze kubaho nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo uburyo nyamukuru ikoramo ni ugukumira cyangwa se gutinza ovulation. Ni ukuvuga igihe intangangore iba igomba gusohoka. Iyo ovulation itabayeho, intangangabo ntibona icyo ihura nacyo kugira ngo habeho gusama. Mu yandi magambo, emergency contraceptive ibuza gutangira kw'icyo gikorwa cyo guhura kw'intangangabo ndetse n'intangangore. Emergency contraceptive pill cyangwa se ibinini byo kwifashisha nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bigabanyijemo ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere cya progestin only pill. Ubu ni uburyo bwo kubuza umusemburo wa luteinizing hormone gukora, kuko uyu musemburo niwo utuma igi rirekurwa muri ovari. Aha haba habitse igi ryiteguye kurekurwa. Iyo umusemburo utagezeyo bivuze ko irigi ntabwo rirekurwa. Ubu bwoko bwa contraceptive bugomba gufatwa byibuze mu masaha 72, ni ukuvuga iminsi 3 umaze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Iyo uyifashe kare ni nako ikurinda gusama, ndetse n'uko utinda ni nako iba itakibasha kukurinda gusama. Ubundi bwoko ni ubwa uripristal acetate, bwo bushobora gukora kugeza ku minsi 5 nyuma y'imibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi bukaba bufite ubushobozi bwo hejuru bwo gukumira inda iyo bufashwe hakiri kare. Ikintu cy'ingenzi abantu bagomba kumenya ni uko emergency contraceptive atari uburyo bwo kuboneza urubyaro kw'igihe kirekire. Ni uburyo bwihutirwa bwo kwifashisha mu gihe habaye ikibazo cyangwa se impanuka yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe cy'uburumbuke. Hari ubundi buryo bwizeye kandi bukora neza igihe kirekire, nko gukoresha ibinini bya buri munsi, implant cyangwa se IUD. Niyo mpamvu abaganga n'inzobere mu by'ubuzima dufasha abantu gukoresha uburyo bwa contraceptive bwizeye bitewe n'imibiri yabo. Bisaba yuko niba ushaka kubukoresha ugana kwa muganga ukaganira n'umuganga, bityo akagukurikirana. Hari ubwoko butandukanye bwa emergency contraceptive, ariko izo dukunze gusanga mu mafarumasi yo mu Rwanda, hari Z1 ibirimo ikinini kimwe, hakaba Confiance Levoque 72, iyi ngiyi birimo ibinini 2, hakaba Revo 72, iyi ngiyi birimo ibinini 2,
tukajyana norerevo iba irimo ikinini kimwe. Nubwo emergency contraceptive ifite akamaro kanini, hari ibishobora gutuma idakora neza. Impamvu ikunze kubitera ni ukuyifata utinze nyuma y'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Hari kandi igihe umuntu ashobora kuruka mu masaha 2 nyuma yo kuyifata, bigatuma umuti udakora neza. Nyuma yo gufata emergency contraceptive, bamwe bashobora kugira ibimenyetso byoroheje birimo iseseme, kubabara umutwe bidakabije, umunaniro, kubabara mu nda cyangwa se impinduka mu mihango. Hari abagore bashobora kubona imihango yabo ariko bakayibona batinze cyangwa se ikaza mbere ho gato. Ibi akenshi ntibiba ari ikibazo gikomeye, ariko iyo umuntu abonye amaraso menshi cyangwa se imihango igatinda igihe kirekire kirenzeho icyumweru, aba agomba kwipimisha cyangwa se kugana kwa muganga kugira ngo harebwe niba nta kindi kibazo kindi yahuye nacyo. Ni ngombwa kandi kumenya ko emergency contraceptive idakingira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka HIV cyangwa se n'izindi ndwara zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Niyo mpamvu gukoresha agakingirizo bikomeza kugira akamaro gakomeye mu kurinda ubuzima bw'imyororokere. Ubumenyi kuri emergency contraceptive bifasha abantu gufata ibyemezo byiza kandi birinda ingaruka zishobora guterwa no gutwita bitateganyijwe. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi, ndetse mbarakira gukomeza kubana nanjye. Niba hari ikibazo wahuye nacyo, nyandikira kugira ngo nkomeze kugufasha byimbitse ndetse birushijeho no mu bindi biganiro bitandukanye bindi bigiye gukurikiraho. Murakoze cyane, mu amahoro.